Jyewe ndi Musoni Flavier, uyu ni wa mwanya mwiza nanone wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugushimire yuko ari wowe Imana yatumye tumenya ijambo ryayo kugira ngo rigire aho ridukura naho ritugeza. Dusabye imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo ize idutandukanye n'ikibi n'igisa nacyo, yinjire muri twe, umwijima ukurwemo haboneke umucyo, kandi natwe duhinduke abana b'umucyo kugira ngo imibereho yacu ihamanye n'ibyanditswe byawe byera. Tugiye kwiga ijambo ryawe, nkweretse abana bawe batandukanye bakunda ijambo ryawe kandi barikurikirana muri uyu mwanya kugira ngo imbaraga ya Mwuka Wera ibane nabo. Reka rero muri uyu mwanya ikiganza cyawe kituyobore mu byanditswe byera kugira ngo buri rupapuro rube urw'agaciro mu maso yacu, kugira ngo tujye hirya y'inyuguti tumenye icyo umwuka abwira itorero. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nabikubwiye, uyu ni umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gutegerwa ku isabukuru y'amavuko. Gutegerwa ku isabukuru y'amavuko. Muri Bibiliya tuhafite igitekerezo kidasanzwe. Iki ni igitekerezo dusoma muri Matayo igice cya 14. Matayo igice cya 14 hatubwira titire uko Herode yishe Yohana umubatiza. Icyo gihe umwami Herode yumvise inkuru ya Yesu, abwira abagaragu bati, uwo ni Yohana umubatiza wazutse, nicyo gituma akora ibitangaza. Kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha, akamushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari muka mwene se Filipo, kuko Yohana yari yabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko umucyura. Yifuza kumwica, ariko atinya abantu kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abararitswe, ashimisha Herode. Nicyo cyatumye Herode asezerana arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Nawe amaze koshywa na nyina aramubwira ati, mpa igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Umwami arababara, ariko ategeka ko bakimuha ku bw'indahiro yarahiriye imbere y'abasangiraga nawe. Atuma mu nzu y'imbohe ngo bace igihanga cya Yohana. Bazana igihanga cye ku mbehe, bagiha umukobwa, agishyira nyina. Abigishwa be baraza bajyana umurambo, barawuhamba, maze bajya kubibwira Yesu. Iki gitekerezo kiratangaje cyane. Nkuko birimo kugaragara hano, Bibiliya iravuga ngo Herode yari yarafashe Yohana, aramuboha, amushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya. Herodiya yari umugore wa Herode. Ariko nanone wagaruka ugasanga hano harimo abagabo babiri. Harimo Filipo, hakabamo na Herode. Aba bari abavandimwe. Noneho bikagaragara ko hagati yabo harimo umugore umwe witwa Herodiya. Hakaza kubamo umwana uzi kubyina. Ariko nanone iki gitekerezo kikatubwira ko Herode yari yarashatse kuba yakwica Yohana, ariko nanone akifuza kumwica, ariko agatinya amaso y'abantu. Yohana nawe yari yarafunzwe azize itegeko rivuga ngo amategeko ntiyemera. Amategeko ntiyemera. Ibi bintu biratangaje cyane. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ukurikije icyo ijambo ry'Imana ritubwira, nuko ahangaha Herode yategewe ku munsi w'isabukuru y'amavuko ye. Mu magambo make, uko uwo mutego warangiye umwana w'Imana aguyemo. Kandi nanone uretse ibi ngibi, reka mbibutse yuko Yohana yashyizwe mu nzu y'imbohe bitewe no kuvuga ijambo rivuga ngo niko amategeko avuga. Amategeko ntiyemera ibi n'ibi. Vuba bidatinze, nagira mbabwire ko twerekeza mu minsi y'imperuka neza mo imbere, muzabona yuko abantu bashaka ko ubuzima bw'abantu bugengwa n'itegeko ry'Imana bazagirirwa nabi, bazangwa, kandi abenshi bazashyirwa no mu nzu z'imbohe. Ni nacyo kintu turimo kubona kirimo kwerekeza hano imbere, ariko igihe kirageze ngo abana b'Imana bavuge ukuri. Ndagira ngo rero twinjire neza, tubanze tumenya aba bantu ni bande, uyu mugore ninde, Herode. Ubundi iki gitekerezo mu ncamake cyagenze gute mbere yuko uyu munsi mukuru utegurwa? Igitekerezo kigaragaza neza yuko nyuma yo gutandukana n'umugore we witwaga Fazayelisi, uyu mugore witwaga Fazayelisi niwe wari umugore wa Herode. Noneho Herode atandukana n'uyu mugore Fazayelisi nta mpamvu n'imwe isobanutse ibigaragara, ariko ikintu kigaragara ni iki: uyu Herode Antipa yataye umugore we w'Umunabatayizi, aribo b'Abarabu. Papa uyu mugore we ise yari Aretasi wa kane, kandi uyu Aretasi yayoboraga ubwami bwo mu butayu aho bita Ipereya.
mu magambo make Herode yari yaragiye ajya gushaka mu Barabu bitwa Abanabateans, ashakamo umugore aramuzana amugira umugore we. Uyu mugore we yitwaga Fazaelis. Iwabo bari abami, yari umukobwa w'ahantu hakomeye. Noneho rero igihe kiza kugera, ataye uyu mugore aragenda afata Herodiya. Herodiya uyu uvugwa muri iki gitekerezo yari umugore wa Filipo. Filipo yari umuvandimwe wa Herode, kuko bari basangiye umubyeyi umwe. Ibi bintu byabaye mu mwaka 28 hagati y'umwaka 28 na 29. Bibiliya rero iratangaje. Byagenze gute kugira ngo uyu mugore witwa Herodiya ate umugabo we wa mbere witwa Filipo, dore ko yari akiriho, narangiza asange Herode, kandi barabavandimwe kandi bombi barabami. Josephus, umunyamateka ukomeye w'umuyahudi witwa Josephus, yavuze yuko ubwo Herode Antipa na mwene se Filipo batembereraga i Roma, igihe cyarageze i Roma babacumbikira mu icumbi rimwe muri hoteli imwe. Noneho rero Herode Antipa yatangiye gutwarwa n'umugore wa Filipo, atangira kumukunda cyane no kumwitegereza, akabona ni umudamu umwizihiye. Ariko ikibazo gihari ni uko Filipo we yabonaga ari ibintu by'ubuvandimwe. Hari igihe umuntu abapanga kugutwarira umugore cyangwa kugusenyera urugo, ariko uko kavuga uti ntago byaba, none se umuntu turasengana, umuntu turabana mu buzima busanzwe, ni inshuti yanjye magara, urugo rwe nta kibi namukoreye, ubwo se urumva yangirira nabi nanjye? Rero ikintu kigaragara hano, Filipo, uyu Antipa yari mubi, ariko Filipo ni yarabizi. We yazanaga ibintu by'ubuvandimwe, kavuga ati uyu ni umuvandimwe wanjye, ntari birye. Uyu munsi wa none ngiki kibazo, ingo z'abantu zirimo zirasenyuka ku muntu uvuga ngo uyu ntari birye. Noneho ikintu cyabaye aho muri iyo hoteli, uyu mugore yatangiye kuzaza yitegereza Herode Antipa, akabona aramukunze, atangira kugenda harurukwa umugabo we gake gake. Ni nako n'uyu munsi wa none bimeze. Uyu munsi wa none abagore benshi, nk'uko uyu mugore witwa Herodiya yari umugore wari mu rugo rumwe ariko arebera mu idirishya urundi rugo. Icyo nshaka kuvuga ni umugore wicaye mu rugo rwe ariko nta kintu na kimwe yishimiye muri urwo rugo, ahubwo atunga amaso mu rundi rugo runaka ku wundi mugabo wamutunga bikagenda neza kandi afite umugabo. Uyu muco ureze kandi ni icyaha gikomeye cyane, kuba mu rugo washatse ariko ukaba utarufitemo umutima ahubwo wirebera mu rundi. Ni ikibazo gikomeye. Abagabo benshi benda kwicwa n'agahinda, abagabo benshi bafite ibibazo nk'ibyo Filipo yari afite. Noneho rero igihe bari i Roma baraganiriye, Herode Antipa aha adresse mu buryo bwihishe, ayiha uyu mugore, arangije ndetse baganira uburyo bazabana. Ariko Filipo we ntabwo yari abizi. Aho niho rero bemeranyije ko yiteguye guta umugore we wa mbere kugira ngo narangiza afate uyu mugore Herodiya. Byagenze gute rero? Wa mugore wundi witwa Fazaelis, igihe bamaze kuva i Roma batashye, Fazaelis yatangiye kubona hagati ye n'umugabo we bitagenda neza. Atangira kwitegereza, abona ntabwo bimeze neza. Icyo yakoze ni iki? Yagize amakenga, abona ko urugo rwe ruri mu kaga kandi rugeze mu marembera. Umugabo we yari ataramubwira yuko apanga kumucika, ariko uyu mugore yari umugore ugira amakenga. Arangije areba, asanga umugabo namuhararukwa azata agaciro. Icyo yakoze, yabwiye Herode Antipa, aramubwira ati wowe ndashaka yuko unyohereza nkajya i Makaerusi. Makaerusi ni ku rugabano rw'ibihugu byombi hagati y'igihugu Herode yayoboraga n'icyo papa w'uyu mugore wa Herode yayoboraga. Noneho yarahageze ahita ahamagaza iwabo, bohereza abantu baza kumutwara. Wa mugore abasubiye mu gihugu cy'iwabo. Kuva icyo gihe rero uriya mugabo witwa Aretas wa kane yahise arakara, yibaza uburyo umwami mugenzi we yirukanye umugore we kandi akaba amuhaze ako kanya aribwo bakimara kubana. Arangije byanga byakunda, murabyumva, ubwo bwami bwombi bwagiranye ibibazo. Noneho Herodiya aricara, yumva ikibazo nta kihari, kuko Herode yari umugore we wa mbere yari yaragiye yisubirira iwabo. Noneho yisubiriye iwabo kuko umugabo yari yazanye undi. Noneho uyu mugore Herodiya aragenda aricara, agira ngo iyo nkuru ntizamenyekana. Gusa wambaza ngo Filipo byagenze gute? Filipo yageze aho ngaho arabyakira, kuko Herode uyu nguyu yari afite imbaraga, yaba ni Roma yaba no mu baturage, ndetse nuko yayoboraga icyo navuga nkaho ari
leta eshatu mu gihe Filipo yayoboraga leta imwe. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugore rero gukunda icyubahiro cye no kumva ashakwa no kurongorwa n'umuntu ufite icyubahiro gikomeye byatumye ata uwo mugore. Ikintu gitangaje ni uko uyu mugore yageze aho arambuka aragenda. Noneho ikintu kigaragara ni kimwe ngiki, ikintu kigaragaza icyo Yohana yazize. Yohana rero ayo makuru umwuka w'Imana warayamweretse, ndetse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze paje y'131, inyandiko z'ibanze paje 131, muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze bagaragaje neza ku kagingo ka 4 yuko Yohana yari azi ko Herode agiye kurongora umugore w'umuvandimwe we. Nyamara umugabo w'uwo mugore yari akiriho, maze abwiza Herode ukuri ko amategeko atabyemera. Herode ntiyashakaga kugira icyo areka, yatwaye umugore wa mwene se atitaye ku nama za Yohana. Mwuka w'Imana yeretse Yohana, kandi Mwuka w'Imana abwira Yohana ko agomba kujya gutanga iyo nama, atagomba kuyicarana. Yohana yagiye atavuga ko ari ibitekerezo bye, ahubwo yaravuze ngo amategeko ntiyemera ibi n'ibi. Nshuti zanjye, muri ino minsi abantu ntibashaka kumenya uko amategeko ye avuga, amategeko y'iby'Imana, amategeko y'inzu y'Imana, amategeko y'ubuzima rusange, amategeko y'amasezerano yo gushakana twagiranye. Abantu ntibashaka kuyibuka mu gihe barimo gupanga gutandukira, kwirukana abagore babo no kuzana abandi. Uyu mugabo rero yari yarakunze uyu mugore amwica mu mutwe, kugeza igihe Yohana amaze gushyirwa mu nzu y'imbohe. Uyu mugore yahoraga yumva azatuza ari uko Yohana yapfuye. Yari yarabuze inzira yazabicishamo, ariko abona inzira n'imwe, ni ugutegura umunsi mukuru. Nshuti zanjye, iminsi mikuru ishobora kuba inzira yo gutegerwamo. Amategeko kubera ko atabyemeraga, Herode kandi akaba yari yarashatse uko yakwica Yohana ariko akabibura, uyu mugore yateguye ibirori. Ibi birori nusoma neza mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje y'142, paje 143, urahasoma neza uburyo ibi birori byateguwe. Ariko najya nkubwire, uyu munsi mukuru w'amavuko, iyi anniversaire yari yateguwemo ibintu bikomeye. Ibintu 10 byari birimo biyishushanya na anniversaire z'uyu munsi wa none. Ni ibiki? Icyambere, muri iki gitabo cy'Ubifuzwe byose bavuga yuko bari bateguye ibyo kurya n'ibyo kunywa, hari n'inzoga. Uyu munsi nagira ngo mbabaze, hari umunsi mukuru utagira ibyo kurya n'ibyo kunywa n'inzoga se? Kandi nagira ngo mbabwire ngo hatitawe idini iryo ari ryo ryose, n'abakristo basigaye bafata iminsi mikuru yabo bagahishamo inzoga, bacunga abantu bitwa ngo ni abarokore batashye, barangiza bakazana za nzoga. Icya kabiri cyari muri iyi minsi mikuru ni imbyino z'umukobwa muto wari wambaye nabi mu buryo bw'ubumaraya. Iki nacyo cyari ikintu kiri buryoshye ibi birori, cyari buryoshye ipate niko babyita, cyari ikintu kiri butume abantu bata umutwe kugeza ubwo Yohana agomba gupfa. Mu magambo make, uyu munsi mukuru wateguwe ngo abantu bapfe mu mutwe. Nicyo cyari icyambere. Icya gatatu, uburanga bwa Salome n'ubukumi bwe bwishe abayobozi mu mutwe. Uyu mugabo Herode yari yahamagaye abayobozi batandukanye, ariko kubyina k'uyu mwana wari ukiri muto afite umubiri wegeranye, uyu mwana wari wambaye imyenda isa naho imwegereye, kandi akaba yari afite mu bukumi bwe ari mwiza. Aba bayobozi bataye kontrole. Wibuke ko banyweye inzoga, barimo barabyina umuziki urashyushye, ubwonko bwabo burimo buritegereza umwana w'umukobwa. Abo bagabo ni abagabo bakuze, bafite abadamu bakuze, barimo baritegereza umwana wambaye nabi. Ibi nabyo byangije mu mutwe wabo. Icya kane, uyu mugore yari yateguye, umugore Herodiya yari umugome cyane. Hari huzuye abamuryoshya, hari abavumbyi baje bashinzwe kuryoshya nyiri umunsi mukuru. Ese mu birori by'uyu munsi wa none, yaba iminsi mikuru musanzwe mugira mu ngo zanyu, mujya mwitegereza aya matsinda. Ndagira mbabwire ngo ibi bintu ni ibimenyetso byerekana ko Satana hari ahantu, kandi byanga byakunda abadayimoni mu munsi mukuru uteguye gutya haba hari umuntu wahategewe, cyane umuntu w'Imana bari buhategerwe byanga byakunda. Twihuta, ikintu cya gatanu, abatumirwa bari bafite urusaku kandi inzoga zarashashagiranaga. Muri izo nzoga zishashagirana hari n'imuri zirabya, hari amatara agenda arabya, yatumaga aba bantu rwose batakontorora ibintu biraho. Biratangaje uburyo ubupagani bwo mu gihe cya kera ari nabwo bupagani bw'uyu munsi wa none. Abatumirwa bari bafite urusaku rwo mu rwego rwo hejuru. Reka nkwibutse yuko ibindi birori byabaye nk'ibi ni ibirori byo kwa Nebukadineza dusoma muri Daniel igice cya 5, aho babonye ikiganza cyandika ku rusika. Kandi nagira mbabwire ngo iminsi mikuru myinshi Imana yigizwa ku ruhande, ikiganza kikandika aho abantu batabasha kubona,
kikandika ngo wapimwe mu bipimo by'Imana usanga udashyitse. Haba hari abantu biteguye kunywa inzoga aho batari basanzwe bazinywa. Haba hari abantu biteguye kubyina batari basanzwe babyina. Haba hari abantu biteguye gusambana batari basanzwe basambana. Haba hari abantu biteguye kuvuza amajwi y'ikirere bafite urusaku rwa gipagani kandi bari basanzwe ari abantu bo mu nzu y'Imana bashinzwe kuvuga haleluya na amina. Reka mbabwire yuko hari imuri zishashagirana, ibyo bita imuri zishashagirana, urumuri, amatara yakabengerana n'inzoga zashashagiranaga. Icya gatandatu, harimo ikintu gikomeye. Ibirori bimaze gushyuha, Herode yabonye atwawe cyane, atangira kurahirira ibintu bitewe no kwiyemera. Reka mbabwire yuko iminsi mikuru yose irangwa no kwiyemera, abantu bagasezerana ibintu batazabasha. Reka mbabwire yuko kenshi na kenshi abantu bategura iminsi mikuru baba bafite ikintu bagendereye, baba bafite uwo bari bugushe mu mutego kugira ngo ube wakwemera amafaranga, ube wakwemerera umuntu urukundo, ube wakwemerera umuntu ikintu uzakora. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu benshi imitima yabo iremerewe n'ibintu bagiye basezeranira mu minsi mikuru batezwe ariko batabizi. Ikintu cya karindwi, yari yiteguye no gutanga 1/2 cy'ubwami bwe kubw'umuziki. Umuziki wari uhari, amashyi yajyanaga no kubyina k'uwo mwana, byatumye Herode yari yiteguye no gutanga 1/2 cy'ubwami bwe. Mu magambo make, uyu munsi wa none abantu barimo barigaba, bakagaba n'ibyo badafite bitewe n'iminsi mikuru. Icya munani, inama y'umubyeyi w'umugome yagombaga gutanga amaraso. Wa mwana amaze kubyina, Herode aramubwira ati genda unsabe icyo ushaka cyose. Umwana yaricara avuga ati rero njye ndi umwana, reka njye gusaba mama. Burya ababyeyi bakuze baba bafite ubwenge, baba bareba kure, ariko agiye asanga nyina ni inkora amaraso. Uyu munsi wa none hari abana b'abakobwa benshi bagira amahirwe mu buzima, bakagira amahirwe atarasanzwe, ariko bakwegera ba nyina bakabagira inama mbi. Umuntu ashobora kwegera se na nyina bakamugira inama yo kumuroha. Ikindi kintu gikomeye, ibyiyumviro byaguye ikinya, abantu basigara bameze nk'ibipupe aho hantu. Mu by'ukuri ibitekerezo byabo byari bitagikora, batabasha gutandukanya icyiza n'ikibi. Ibi birori Satani amaze kubona ko byageze ku rwego rwo hejuru, Satani yatangiye noneho gufatisha imyanzuro. Umwanzuro wa 10, bari baguye ikinya kugeza ubwo batabasha gutandukanya icyiza n'ikibi, ndetse batabasha no kumenya ibyo barimo gukora bibi kubitandukanya n'ibyiza. Uyu munsi wa none ni amasabukuru angahe wagiyemo, ni iminsi mikuru ingahe wagiyemo, watezwe ntubimenye. Ubu hari abakobwa benshi babyariye iwabo, hari abasore benshi barwaye indwara zidakira, hari abantu benshi hari abagabo bahombye amafaranga, imiryango yabo ikinjira mu bukene burundu, hari abagore bafite amateka mabi abakurikirana bitewe n'iminsi mikuru bagiyemo bategewemo ntibabimenye. Niyo mpamvu umuntu w'Imana akwiye gusenga, akiragiza Imana, yarangiza akaririmba ngo aho njyanye na Yesu mba amahoro, njyanye na Yesu sinatinya ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kandi Yesu ntashobora kwemera yuko ujya mu nzira iyo ari yo yose uri buhuriremo n'ikibazo. Twihuta, ndagira mbabwire ngo ibyo bintu 10 binyereka neza ko iminsi mikuru uyu munsi wa none imyinshi Satani aba yiyoboye. Reka nkwibutse yuko nyuma y'ibi ngibi igihanga cya Yohana cyaraciwe, umuntu w'Imana baramucecekesha, ariko urubanza rwakomeje kwandikwa. Mu gitabo cy'intambara ikomeye batubwira icyigisho gisoza yuko Herode na Herodiya bazaba bari mu bantu bazarimbuka, ngo ariko ngo bazitegereza Yesu, bitegereze Yohana umubatiza ari mu itsinda rikomeye ry'abazaba bambitswe amakamba bari hafi mu byegera bya Kristo, ngo bazasanga bararuhijwe n'ubusa. Uyu munsi wa none nagira mbabwire ngo isi igiye kwinjira mu bihe by'ibirori, igiye kwinjira mu bihe by'umurengwe, byanga byakunda hagiye gukoreshwa systeme izatuma hagati y'abanyapolitike n'abanyamadini bagira ibirori, abantu bahurura bazaza, ariko bizarangira abantu b'Imana aribo bishwe. Amateka agenda yisubira. Mwibuke yuko abantu bazabwiriza ubutumwa busoza bazagereranywa na Yohana umubatiza, bazagereranywa na Eliya. Nshuti zanjye, reka twihute. Mu mwaka 36 habaye inama, kandi Herode yari kujya kwisobanura kubw'ibintu bibi yarezwe, uretse kumena amaraso y'umuntu w'Imana n'andi maraso yari yaramennye yaramuhamye. Noneho yagombaga kujya kwisobanura i Roma mu mahano yari yararezwemo n'Abayahudi. Nyuma yaho rero mu mwaka 37 sebukwe ari we papa wa mugore wa mbere yateye Herode, bagirana imyigaragambyo ndetse baraterana bararwana. Mu mwaka 38
37 kandi byaje kuba ngombwa yuko ingabo za Herode zitsindwa. Kaligula, uwitwa Kaligula yabaye umwami, yihimura kuri Herode. Noneho birangira Herode aciwe kuko Roma yamukuye ku buyobozi. Arangije ajyana na wa mugore wari wagiye gushaka ubuzima bwiza. Arangije Herode arirukanwa, ndetse ubuzima bwa Herode bwerekana yuko Herode yaragiye ajya mu Bufaransa, ubuzima buranga, abagenda bamwohereza n'ahandi hatandukanye, ndetse yanapfuye nabi. Ikintu kigaragara rero twihuta nuko byanga byakunda ntabwo wamena amaraso y'abantu b'Imana ngo nurangiza bizakugwa amahoro. Uyu mugore yahombye byose, yataye umugabo wa mbere, kandi umugabo wa mbere yakomeje kuyobora, ariko umugabo yagiyeho we yirukanwe mu buyobozi. Abagore benshi bafite umutima wo guta ingo zabo, ariko nagira mbabwire ngo niba nazita turi mu isi, aho wagiye naho isi zahagera. Icyo nashaka kubabwira ngiki, yaba abagabo yaba abagore, iki ni igihe gikomeye cyo kugira ngo twiyubake ku ijambo ry'Imana. Ese umutego wawe aho wategewe urahazi? Ngiki kintu nkeneye gutekereza, nawe ukeneye gutekereza. Bibiliya mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 7 ivuga amagambo akomeye. Turasoma umurongo wa 2 n'uwa 7. Umubwiriza, Bibiliya itanga inama zikomeye, kandi izi nama za Bibiliya turamutse tuzigendeyeho twamenya imitego twatezwe. Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 2 n'uwa 4. Umubwiriza 7 umurongo wa 2 n'uwa 4. Iri somo ndarikunda cyane. Igice cya 7 umurongo wa 2 haranditse ngo kujya mu rugo rurimo imiborogo biruta kujya mu rugo rurimo ibirori, kuko ibyo ari byo herezo ry'abantu bose, kandi ukiriho azabihorana ku mutima we. Aho kugira ngo ujye mu rugo nk'uru rurimo ibirori ariko Satani yategeyemo abantu, aho abantu bari bwiyaka Imana bagatinyuka gukora ibintu Imana yababujije, birutwa nuko wajya ahantu hari ikiriyo. Umurongo wa 4 uravuga ngo umutima w'abanyabwenge uri mu nzu y'imiborogo, ariko umutima w'abapfapfa uri mu nzu y'ibyishimo. Abapfapfa bahorana ibyishimo, bahorana ibintu by'ibirori, nta mwanya wo kwitekerezaho, nta mwanya wo gutekereza ubuzima bw'ahazaza. Hari impamvu ibitera. Nshuti yanjye, dukeneye kubana n'Imana cyane. Mu gitabo cya mbere cy'Abakorino, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, nahasomye amagambo nkunda cyane. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, Bibiliya iravuga ngo iki? Paulo yanditse ngo iki mu gice cya 10? Igice cya 10 umurongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo Paulo yarimo kwandikira Abakorino ababwira ngo Abisiraheli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Umurongo wa 6, ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuza ibibi nk'uko nabo babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu 2 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Mu magambo make, umurongo nashakaga n'uwa 7, aho Bibiliya ivuga ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Uyu munsi wa none abantu ibintu bibiri bashyize imbere, ni ukurya no kunywa. Ndetse uzasanga uyu munsi wa none hari n'amadini bisaba guteka kugira ngo abone abayoboke. Hari amadini bisaba gutegura ibyo kunywa no gutegura amasengesho, agahora ameze nk'iminsi mikuru. Amasengesho agahora ameze nk'ibirori, abantu bakarya bakanywa, barangiza bakabwirwa ibipindi. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, abantu benshi muri no minsi bicazwa no kurya no kunywa bagagurutswa no gukina. Ntibaza aho imperuka igeze, ntibaza imitego ya Satani. Urubyiruko ruri mu kirere, abantu bakuze bari mu kirere. Satani nawe yazanye urupfu rutunguranye. Abantu benshi barimo barapfira mu tubyiniro, abandi barimo barapfira mu ngo bagiye kubyinamo, abandi barimo barapfira mu tubari. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo dukeneye gutekereza ahazaza h'ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Reka twihute tujye muri Yesaya. Ese Yesaya avuga iki? Ni iki gikwiye gukorwa? Birababaje uburyo ikintu Imana yadusabaga gukora kinyuranye n'icyo turimo gukora. Yesaya 22 umurongo wa 12. Uwo munsi Uwiteka Nyiringabo yahamagariye abantu kurira no kuboroga no kogosha inkomborera no kwambara ibigunira. Ibi ni ibintu byakoreshwaga n'Abisiraheli mu gihe situasiyo zabaga ari mbi. Imana yabwiraga Abisiraheli kurira, ikababwira kuboroga, ikababwira kogosha inkomborera cyangwa se ubwanwa mu nguni zabwo, barangiza ndetse nanone no kwambara ibigunira.
bakwambara ibigunira. Ibi byabaga ari ibintu bagombaga kwambara byerekana ko situasiyo, ubuzima bumeze nabi, ibintu byahindutse. Uyu munsi wa none turi mu minsi y'imperuka, ibintu byarahindutse, ndetse najya mbabwire ngo Satani arimo araduhiga akoresheje imbaraga ze nyinshi, ariko abantu benshi ntago babizi, babona isi nk'uko yahoze. Aba bantu rero mutega amatwi, Imana yagiriye inama abantu, irababwira iti ibihe ntago bimeze neza, mufate umwanya wo kwiyiriza ubusa, mwibabaze, mubabaze imitima yanyu, mukurikirane iby'agakiza kanyu ko kurimbuka kuri hafi. Ariko ikibazo ngiki, murongo wa 13 bavuze ngo iki? Aho kugenza batyo habaho kunezerwa no kwishima. Imana itegetse abantu kwitonda, kwemera kwibabaza ngo bihane bitewe n'uko ibihe atari byiza, ariko aho kugira ngo bakore icyo, bo bakoze iki? Baho kugira ngo babigenze batyo, habaho kunezerwa no kwishima, no kubaga inka n'intama, no kurya inyama no kunywa vino, bati reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Uyu munsi wa none muganira n'abantu, abantu bose basigaye bafungura ibirori, bakarya ibinyama by'ingurube, abantu barangiza bagapfundura amayoga, abantu barangiza bakabyina indirimbo, dore ko hari izibyinika n'izitabyinika. Nabonye hari nizo basigaye babyina bitura hasi, ariko wakwibaza ni ibiki? Ariko witegereje Bibiliya, mu gihe Imana yabwiye abantu ko ibihe byahindutse, bakeneye umwanya wo gusenga no kwiyiriza ubusa no gukurikirana iby'agakiza kabo kuko urubanza ruri hafi, abantu baravuze ngo reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Ngiki ikintu kibabaza Imana. Nureba neza, uretse gusenga aribyo byaduhumura amaso, abantu baba batezwe imitego runaka mu birori n'amasabukuru y'amavuko, keretse gusa ijambo ry'Imana baramutse baryemeye. Iyaba habagaho gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, abantu bakaba mu nzu y'Imana atari abaheza nguni, abantu bakaba mu nzu y'Imana atari abaheza nguni, atari imihezo, ari abantu bahari n'imitima yabo ihari, Imana yabahumura amaso bakazaza bamenya ibibazo biri imbere yabo. Twihuta mu gitabo cy'Imigani, igice cya 22 harimo amagambo nkunda. Imigani 22 umurongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi. Umukobwa uzaba ikigoryi mu minsi mikuru, umugabo uzaba ikigoryi, umusore uzaba ikigoryi, umugabo, umuntu wari we wese uzaba ikigoryi mu minsi mikuru yo muri no minsi. Byanga byakunda azahura na Satani, azagwa mu mutego. Ndagira ngo mbabwire ngo iki ni ikintu gikomeye Bibiliya itubwira. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi, urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Amen. Umuntu urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Impano ikomeye cyane Imana igiye guha abana bayo mu minsi y'imperuka nta yindi, ni impano yo kwirinda. Kwirinda mu byo bareba, mu byo bumva, aho bajya, ibyo bakora, ibyo batekereza, ndetse no kwirinda ibyo bumva ibyo ari byo byose. Imana ifite uburyo bwayo yifuza kudufasha. Nshuti yanjye, hano mfite igitabo cyitwa Ubutumwa ku basore. Ubutumwa ku basore ni igitabo nkunda cyane, banditsemo amagambo akomeye kuri paje ya 383, paje 383 banditsemo amagambo akomeye. Baranditse ngo ibirori by'agaciro gake kandi birangwamo ibinezeza abantu muri rusange. Ibirori by'agaciro gake kandi birangwamo ibinezeza abantu muri rusange, guhuzwa no kurya no kunywa, kuririmba no gucuranga ibyuma by'umuziki, ibyo byose bikomoka ku mwuka w'isi. Ibyo ni ibitambo biturwa Satani. Iminsi mikuru myinshi, iyo atari iminsi mikuru yateguwe ngo abantu bashime Imana, nta munsi n'umwe nari nabona umuntu wizihije isabukuru y'imyaka 20 abatijwe. Byibuze ngo ahamagara abantu ababwira ati maze iyi myaka 20 cyangwa 15 mbatijwe, muri iyi myaka mbatijwe Imana yamfashije ibi n'ibi, munsabire cyane kugira ngo Imana inyambike imbaraga bitewe n'ibi n'ibi. Reka da, ahubwo abantu barimo barakora amasabukuru n'iminsi mikuru, iminsi bamenyanye, iminsi barangije amashuri, iminsi baboneye amafaranga, iminsi mikuru bubakiyeho inzu, imyaka bamaze kurangiza amashuri akomeye, n'ibindi bintu byinshi. Ese nagira ngo mbabaze, muteguye umunsi wo kwibuka kubatizwa kwanyu, hari icyo nta kintu byatanga? Muteguye, hari iminsi mikuru dushobora gukora Yesu Kristo akishimira kubana natwe. Ariko nagiye mbabwire ngo iminsi mikuru y'ibirori by'agaciro gake kadafite umugambi w'Imana, ibinezeza abantu bikaba ari byo biri ku rutonde rw'imbere, kunywa no kurya, kuririmba no gucuranga ibyuma by'umuziki. Ndagiye mbabwire ngo ibyo byose ni ibintu twigana, tuba twarakuye mu mwuka w'abisi. Nk'uyu munsi wa none, ibi bintu murimo gukora byo kumenanaho amafu, ibintu byo kumenanaho amazi, ibi bintu byo
gukora byo gutanga impano zifite amakureri atukura mu munsi mukuru bituma yicisha umuntu w'Imana. Uyu munsi wa none, iminsi mikuru ushobora kuyitegerwamo ukazasanga agakiza kawe wakishe kandi ukabamba umwami wawe Yesu Kristo. Ndagira ngo ngusabe Imana igukuremo kunezezwa n'ibinezeza abapagani. Imana igukundisha ibyo ikunda, ikwangisha ibyo yanga, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Cyanga byakunda, isi ifite byinshi irimo gutegura. Twebwe abana b'abantu dufite amaso atareba kure, ariko amaso yawe aturebera kure. Ijambo ryawe rigiteguye kuturinda kugira ngo tutabe ibigoryi. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi bajya mu minsi mikuru bategewemo na Satani batabizi. Umunsi mukuru Herode yari yategewemo yatanze umwana wawe Yohana. Uyu munsi wa none iminsi mikuru byanga byakunda imyinshi igenderera kugambanira agakiza kacu. Uduhe kukubera abagabo nyabagabo kandi uturinde kunezezwa n'ibinezeza abapagani. Muri twebwe uduhe kunezezwa n'iby'i Kanani kuko ariho twerekera. Udukure mu Egiputa kandi ukureho n'ibitekerezo byacu n'iminezero yacu uyikure mu Egiputa. Twishimire ibyo watuzanyemo, twishimire agakiza dufite muri Kristo kandi twishimire ibirori byawe byiza bibera mu nzu yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.